turizera ko ukomeje kugira ibihe byiza wakurikiye Password muri aka kanya. Turakwifuriza kugubwa neza. Ni ikiganiro cy'urubyiruko n'isaha y'urubyiruko, aho urubyiruko tuganira byinshi bitandukanye. By'umwihariko mu kiganiro cy'uyu munsi ni ikiganiro uza kwigiramo ko turi kumwe n'urubyiruko, ariko kandi umutumwa rwacu yamaze kuhagera. N'amasomo menshi twiga ko twizera ko mu buzima bw'umuntu habamo byinshi, habamo gucika intege, ariko kandi habamo n'amasomo akomeye ushobora kwigira kuri uko gucika intege cyangwa se kwiterambere rye ukabasha nawe kugera kure. Nitwa Moses Iradukunda, reka nakire na Enora tujye kubana muri iki kiganiro. Umeze neza? Meze neza. Okay, aho ni sawa. Nanjye meze neza, ndashima Imana rwose, nta kibazo na En forme? meze neza cyane. Nizere ko waje amatwi afunguye bihagije. Buri munsi ni amahirwe mbonye yo kwiga amasomo mashya. Aho ni sawa cyane. Ikaze mu kiganiro cyacu mu kanya gatoya, reka tuze kugaruka twite twakira urubyiruko turi kumwe ndetse n'abatumirwa bacu bamaze kuhagera. Password nikomeje gukurikira. Uyu munsi tugiye kwakira umwe mu bakomeye mu tugiye kwigira urugendo rwacu rw'uyu munsi, ariko mbere yaho reka tubanze twakire urubyiruko turi kumwe uyu munsi. Turahera he, ku bakuru cyangwa ku bato? Abato ni sawa ntari. Nta kibazo, reka duhere ibumoso bwanjye turakira abanyeshuri kuri ya Pred Ndera. Mumeze neza? Great, murakoze cyane. Ibu mu buryo bwanjye ndi kumwe n'abanyeshuri baturuka muri kaminuza Ines muturutse i Musanze. Yego, mumeze neza namwe? Murakoze cyane. Yego, reka Moze watubwira neza tugiye kwakira uyu munsi. Uyu munsi umutumirwa wacu ni umwe mu bo urubyiruko abajene benshi bakunda kandi bakwifuza kwigira amasomo akomeye. Ari mu ishami rya polisi y'u Rwanda, by'umwihariko mu nshingano z'ubuvugizi bw'urwego rwa polisi y'u Rwanda ndetse no kuyobora itangazamakuru muri icyo kigo. Ni umwe mu bagabo bazwi hano, akunda kugaragara avugira urwo rwego, avugira abaturage mu bihe bitandukanye. Yitwa ACP Boniface Rutikanga, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda. Twishimiye kumwakira mu kiganiro cyacu Password cy'uyu munsi. Mufashe twese twakire umuvande, ni karibu mu kiganiro cyacu. Ikaze. Karibu. Yego, katwicare hanyuma tuze kuganira. Twari tumaze kubivuga ko turi kumwe n'urubyiruko. Abureba ku ruhande rw'epfo ni abanyeshuri ba Ines Ruhengeri bavuye Musanze, n'abanyeshuri bo muri kaminuza. Hanyuma abureba kuri uru ruhande nabo n'abanyeshuri bo muri segonderi ku ishuri hariya Indera. Twifuje rero kuganira namwe by'umwihariko muri iki kiganiro, aho twizera ko inkuru y'umuntu ibyo yaciyemo bishobora kubisoma ku bandi, by'umwihariko urubyiruko. Turi mu mpera z'umwaka, birumvikana ko ubutumwa ku rubyiruko ugomba kuba bwinshi. Turabakiriye afande mu kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze cyane, nishimiye kubana namwe. Murakoze cyane. Ngira ngo twatangira tubabaza ku rugendo rwanyu bwite. Ese afande tuzi nka ACP Boniface Rutikanga ubundi yakuze ate mu buzima bwe buto, ubw'umwana muto ukiri muto akura yifuza kuzaba nde? Murakoze. Buriya twebwe igihe cyacu gishobora kuba gitandukanye n'abana b'ubu. Umwana we bashobora kuvuka agakura akagera igihe yumva afite inzozi zo kuzaba ikintu runaka kandi akabigeraho bitewe n'ibimuzengurutse. Icya mbere, ababyeyi wenda basobanukiwe kuba baragize amahirwe yo kwiga. Icya kabiri, aho atuye aba babona bakamubera icyitegererezo, bakaba role model. Icya gatatu, n'uburyo yiga noneho bikamufasha kugenda agana ku cyo yifuza kuba cyo. Bitandukanye natwe, aho wavugaga ku babyeyi bashobora kuba batarize, ukavukira ahantu mu cyaro, role model wawe ari mwarimu, cyangwa wenda umuntu wagize amahirwe kamodoka kaca mu cyaro ukumva waba n'umushoferi, ugasanga ibitekerezo by'icyo ushaka kuba cyo bijyanye n'aho utuye n'ibikuzengurutse. Bityo noneho uko ubuzima bugenda buzamuka ukisanga uriho uraba ugenda icyo utigeze uteganya cyangwa utatekereje. Niyo mpamvu nababwira nti nabambeshye mbabwiye ngo nigeze kwicara nkumva ko nzaba umupolisi, noneho naho mberewe sinzi ko nzajya no kuri urwego ngezeho. Yego, byaje gute noneho kugira ngo ube umupolisi? Yes, kugira ngo umupolisi ngira ngo igihe igipolisi nakinjiye mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ngira ngo bamwe hanga bari bataravuka.
uvuze ngo muri gufeta anniversaire y'imyaka 25. yego umwaka w'ibihumbi 2002 Yego. polisi ubwo imaze imyaka 25 ariko ubwo ninje mu gipolisi hashize imyaka 2 polisi yubatswe ubwo hari mu mwaka w'ibihumbi 2002 mu kwezi kwa kabiri ndabyibuka ariko mu by'ukuri ubwo hari ibyo nabanje gukora bindi wenda atari ngombwa akanya ngo tubisangize aka kanya ariko reka mpera aho ngaho kuko niho nicyo mpagarariye muri aka kanya. Yego. Ariko kugira ngo mbaho ngaho birumvikana mbe umupolisi ninjire mu gipolisi nabanje kuba umwana ndiga mbona diplome nk'abandi njya mu bindi aho ngaho reka mu rugendo rw'amashuri reka mbasobanura ikintu kimeze nakwita ko ari amahitamo. Narize ngeze mu mwaka aho nize mu gihugu kitari u Rwanda mu bihugu duturanye aho navukiye nkakurira. Noneho turiga ndumwe mu bantu bifuzaga kwiga science. Urumva iyo ushaka kwiga science hari amasomo abiri ugomba kuzirikana. Ugomba kwiga physics, ugomba kwiga mathematics. Yes. Byaba ari ibyo science ikaba icagase. Ariko nkiga science utambaza ngo ndashaka kubiki. Ndashaka kuba science nubake. Ndashaka kuba mu scientist mbumuganga. Ndashaka umuscientist nzoba mu IT. Ndashaka umuscientist nzazamura indege. Icyo ngicyo ugasanga hari aho ibitekerezo bitarenga bitewe na ya mentorship wa muntu role model kugira muvuga uti uzaca muri iyi nzira. None ndayiga ngeze ahantu tugeraho twagombaga guhitamo options combinations handi uvuga uti twebwe twagiraga ibice bitatu either ujye muri science ujye muri commerce cyangwa ujye muri arts. Iyo nizo hano bita science domain. Nogewe umutwe munini nta guidance ntaki umwarimu wa physics aza kunyirukana mu ishuri anyirukanye nanjye ndabirika. So mu yandi magambo combination yanjye ya science ntiyaje kuba complete kuko haburagamo isomo rikomeye rya physics. Ubwo byarangiye shiftinze ndaswitchinga njya muri commerce. Ubwo mbese bwo naje graduating muri bachelor of commerce muri marketing. Now urumva umwanya nataye, urumva uburyo nataye icyerekezo, urumva ingaruka zo kubura umuntu ugayidinga atoya komeza muri iyi nzira. Mbese nabaye nkujarajara. Ubwo ntangira niga science neza birangira ku munota wanyuma njya muri commerce bivuze ko bya affecting na performance ntibe nziza ukarangiza umeze nkaho ntacyo masteringa ntacyo ushoboye kuko fondation natangiye no siyo na shoje. Icyo nshaka kuvugaho niki nuko muri urwo rugendo ku bantu bicanga badukurikira nk'aba abanyeshuri ni byiza ko utangira guhitamo hakiri kare kandi ukabikomeraho ukabitangira no gukurikira ababirimo ubabaza ni izihe nzira wafata n'ingamba kugira ngo ukomeze mu nzira yawe utazata igihe uva mu gice kimwe ujya mu kindi kubera ubuswa kuko nk'icyo gihe bwari ubuswa bwanjye iyo nza gukurikirana wenda ubu ngubu mbanga nakora mfite ikindi nzi ariko nabonye ato bivamo ariko se nahimye ndese narihimye ariko nanone icyo gihe kigusetsa n'umubyeyi wanjye ntabwo yigeze namenya icyabaye yabonye gusa ibintu byayo kareka yumvise ko nasoje nashoje mu biki byo ntabizi. Mwumva icyo nshaka kuvuga iyo connection kuko mugira ngo umwana kure hari ibintu bitatu. Icya mbere ni ababyeyi burere baguha n'umurongo baguha. Icya gatatu ni mu burezi aho wiga bakaguha ubumenyi ukiga ukagera ku nzozi zawe. Icya gatatu ni abakuzengurutse. Muri abo bose ababyeyi ntibari babisobanukiye ngo banyobore. Abanzengurutse abenshi twari tumeze kimwe twari duhuje ibibazo. N'abarimu nabo nabo ngabo bambona gavuga tato kirikigira tutugora gusa. Suko nari indiscipline cyane oya nuko gusa nagize uburangare ariko iyo nza kuba ntafite uburangare wenda ntabwo biba byaragenze gutyo. So inzo rero iraza ngeze nyine mu gipolisi aho ngo natangiye kumenya ubwenge. Mbese ubwo ni mu mwaka w'ibihumbi 2002 natangiye kumenya icyo nshaka kuba cyo. None ndavuga rero hangaha ibyo nigize byose ngomba gushikama none nkatuza nkamenya icyo gukora nkamenya icyo gukurikira umurongo. Niki cyagusunikiye gufata umwanzuro wo kwinjira muri polisi wa muntu wize ubucuruzi ushobora kubukora cyangwa
akaba yanashaka akazi imirimo ku isoko. Niki cyagusunikira kuvuga ngo reka nijire mu gipolisi? Nibyo icyo gihe kuko jye na graduatinze aho nize University of Dar es Salaam muri Tanzania, ni graduating mu mwaka wa 2001, byashoboka akazi kari kagihari kenshi. Ariko kimwe mu cyampushinze hari icyambere suko iyo nshaka gukurikira amafaranga menshi n'ibyo nize ntabwo mba naraje mu gipolisi. Icyambere nuko numvaga hari ideni mfite urubyiruko, numvaga hari ideni mfite ntabashije gufurufiringa igihe cyari gikeze cyuko abandi basore bajya gutabara igihugu. So nsoza nabishoje rwose mbitekereza mvuga nti either ndajya mu gisirikare cyangwa ndajya mu gipolisi. Natangira nicyo ni jewe rwose wafashe uwo mwanzuro, nta wundi wangiremo inama, nta n'uwampushinze. Ariko numva mu by'ukuri ko ari ideni, numva ko hari icyo ngomba gufurufiringa mu buzima bwanjye cyuko nanjye hari umusanzu natanga mu rwego rw'umutekano. Ariko kubw'amahirwe ninjira noneho na politike, ikibazo atari mu rwego rw'umutekano, n'urwego rw'umutekano rufite icyo rutanga ku iterambere ry'igihugu n'imibereho y'abantu. Nicyo numvaga cya kindi kideni cyo kumva ko hari icyo ugomba gukora atari uko umuntu akurikiye amafaranga, kuko nk'umuntu wari graduatinze kandi utagraduate masomo yaragifite akazi icyo gihe ushobora kubona n'akazi keza, birumvikana ko nafite amahitamo menshi, ariko amahitamo yanjye yarayo. Ni ibintu mukuramo irihe somo cyangwa se mwumva urubyiruko rukwiye kwigiramo irihe somo? Mwari mufite ayandi mahirwe gukora ibindi, ariko muri mwebwe mwiyumvamo ideni ryo gukorera igihugu? Abica ahangaha yenda benshi bagize amahirwe yo kuvukira mu gihugu, ariko hari nubwo ntari mukuru cyane, ariko hari ubushare n'uburibwe bwo kuvukira mu gihugu kitari icyawe. Kuba mu gihugu kitari icyawe hari ibyo udabona nyine. Reka mbabwire ubundi buhamya. Niga muri primaire muri icyo gihugu, igihe cyarageze biga imyaka 7 ya primaire. Iriho isoza, hari ukuntu bakoraga ibizamini, icyo gihe nabyita ko ari nk'iby'akarere, kugira ngo bagerageze abanyeshuri b'ibigo bitandukanye. Naje kubona umwanya wa 3 mu karere kose. Umubyeyi wanjye papa aravuga ati kandi Boniface azatsinda. Umva iyo mvuga gutyo kuko ubwo navutse ku babyeyi b'abahinzi n'aborozi, nimvuga umuhinzi n'umworozi ntugire ngo ni umuhinzi uhingisha imashini, ni umuhinzi nyine uhingisha isuka bisanzwe. Icyo mu cyongereza bita subsistence farming. Iyo yenda kugira bya bigutunga kugira ngo mubeho nta kindi. So none igihe kigeze mama aramubwira ati wapi yatsinda biciye mu zinzira, natsinda sagiye kuko chance yo kuba natsinda ugaca ku banyagihugu byari byoroshye. Igihe kiragera rimwe nibereye mu gasozi twagiye kuragira, umuntu wangeze yiruka arambwira ati watsinze. Ntinatsinze iki? Sinzi niba wumva ko na mind yo kwiga gutsinde ntiyari ihari, urabyumva? Bakora kwiga ukarangiza ukigira nyine ukajya mu kuragira mu byo babyeyi bakuru kabari ibyo ukora. Ati watsinze. Ntinatsinze iki? Naburanaga nande. Ndabyibuka mubaza gutyo, hari kuwa 6 ku mugoroba. Naburanaga nande. Ati watsinze yiwe. Ati se ntuherutse gukora ikizamini cya leta? Nti watsinze. Turajya muri segonderi. None agatima ntangira kugira cyobo. Bya bintu birabaye. Ako kanya hari ku mugoroba amasaha nka 11 ndiruka. Uraye inka njya mu rugo nsanga mu cyaro aho ngaho byacitse, umwana wo kwa kana kayatsinze. Icyo gihe gutsinda yari celebration, yari icyaro cyose cyarabimenyaga. Mbese bitabimenyekana, wumve ko atari ibintu byari bisanzwe. Ariko twaje gutsinda turi 4 muri iryo shuri. Ngira ngo cyo nibuka icyo gihe iryo shuri turi 4 habaye umunsi mukuru mu cyaro, kubera ko nibwo ari bwo bwa mbere mu mateka. Noneho ubwo urumva nagira nkumvishe uburyo no kusoza amashuri wasoza gutafite ikindi cyerekezo, utazi ko hari yindi step wagombaga kujya. Numvaga ko byanjye birangiye ngiye gushakisha uburyo mbaho ngaho mu cyaro, ariko birangira rero ubwo nyine umusaza abwira mama ati sinakubwiye. Ati ntutarabigira dute? Ko nabo ntibari babyiteguye, ntibyari biteganyijwe. Ubu ngubu umwana arangiza agera mu wa 5 wa 6 ababye batangiye gutekereza igikurikiyeho. Twebwe icyo gihe ni bake, nimba bari bahari simvuze ngo ni bose, ariko nibura
ku buhamya bwanjye ibyo ni ubwoko bwaratunguwe ubwo rero nyine ntangira urwo rugendo rwo kujya muri segonderi gutyo ariko birumvikana ko orientation cyangwa ubujyanama bwo kugira ngo uzabe icyo bihera kare nibura kuba ufite amahirwe kugira umubyeyi umuvandimwe inshuti zitangira kumufasha kwitekerezaho uburyo yiga n'icyo akurikirana kugira ngo kizamugeze ku cyo yifuza. Yego, mubaye mu gipolisi guhera mu mwaka wa 2002 kugera n'uyu munsi, muracyari muri urwo rwego rwa polisi y'u Rwanda. Ndashaka kugira ngo tujye uko mwinjiye mu nshingano z'ubuvugizi, kuko kanya turaza kuba tubwira urubyiruko ko bakwiye kwitwara mu mpera z'uyu mwaka, ariko wenda reka duhera aho ngaho. Ni inshingano mwisanzemo gute, mwabyakiriyemo ubundi polisi nk'urundi rwego rushinzwe umutekano ni urwego ugenda ukura mu buryo ushobora ni ibintu navuga ko biba bihari, biba biteguye, biteganyijwe, ariko naba mbabeshye mvuga ngo narinze ko rimwe nzaba umuvugizi. No muri kamere yanjye n'imiterere yanjye nari umuntu utavuga. Ngize kuvuga mubaye umuvugizi. Ari umuntu utakunze kuvuga menshi. Rero uburyo nanjye abayobozi bandebye bakavuga bati tuzaba imbere ya mikoro uvuge. Ubwo wenda hari icyo bambonye mu gihe ntari niyizimo. Ariko urugendo kugira ngo ngere aha ngaha kuba umuvugizi wa polisi birumvikana hari izindi nshingano zitandukanye nagiye mfata. No kugira ngo ngere aha ngaha bageraho bavuga bati ura umuvugizi nuko wenda aho nagiye nca hose hari icyo bambonyemo. Ndavuga abanyobora n'abankuriye. Rero urwo rugendo rwose narangije polisi mbaho mwari mu mashuri yacu ya gipolisi, nkora mu biro bya operasiyo, njya mu butumwa bw'amahoro, njya no mu yindi mirimo hanze y'igihugu, ndetse ubwo nagiye mbona n'inyigisho zitandukanye zinyubaka mu bushobozi bwanjye, icyo nakwita capacity building mu Cyongereza. Noneho igihe kiragera nisanga ndi umuvugizi. Uko nisanzemo rero ntabwo uno murimo usaba, ntabwo uvuga ngo urandika usabe ukora ikizamini bavuge ngo watsinze uwo mwanya n'ujya, oya. Ubuyobozi buricara bukareba ibisabwa ibikwiriye, bakaguhamagara bakakubwira ati tugiye kukugira rero umuvugizi cyangwa uyu mwanya ugiye kujyamo, uzaba ushinzwe ibi n'ibi 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 n'ibi. Bicara hamwe mukambona. Akazi k'ubuvugizi ko gukora umwanya nyine w'umuvugizi w'urwego nka polisi, ni akazi kameze gate? Ni akazi navuga ko gakomeye kandi kanoroshye. Ni akazi koroshye kuko ibikorwa birivugira. Hari ibyo twebwe kuvuga ibyiza biba bihari kandi bivugwa n'ibigo mpuzamahanga n'abantu biroroha. Kuko burya nubwo nshinzwe kuba umuvugizi, ariko nshinzwe na public relations. Ubwo ni inozabubanyi, niko abazi Ikinyarwanda bambwiye. So rero hari ibikorwa bya polisi ubwayo byivugira bimfasha muri ako kazi kanjye ka public relations. Ariko nanone hari ibikorwa tuvuga kuko ari twebwe ari urwego rushinzwe kureba ko amategeko, amabwiriza n'indi mirongo ya leta ishyirwa mu bikorwa, nabyo biroroshye kubisobanurira abantu kugira ngo bumve ibyo dukora, impamvu tubikora n'inyungu tubikoreramo. Ariko icyo ni igice cyo kuba byoroshye kuko umurongo urahari urazwi. Gukomera kwayo uwo rero ni ukuhe? Nuko kugira ngo mbashe kuzuza inshingano zanjye birumvikana ngomba gukoresha itangazamakuru, ngomba gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ni ahantu hari ibitekerezo, hari reaction, hari inkuru zitambuka rimwe na rimwe zitarimo kuri kwinshi, zirimo amarangamutima menshi, cyangwa ubona zidafite ibitekerezo bisaba ko bivangavanze, bityo ugasanga kugira ngo ubashe gutegura ubutumwa buri umwe wese muri izo categories, muri abyo byiciro by'abantu bari ku mbuga nkoranyambaga, bakurikiye itangazamakuru, bose bumve ko icyo gisubizo kibanyuze, bisaba akazi gakomeye. Gutegura message, amagambo akwiriye, ubutumwa bukwiriye, abajene nk'aba bibonemo, umusaza mukuru nkanjye yibonemo, umuyobozi w'icyo yabyibonemo, n'undi abyumve. Rimwe na rimwe ntabwo byoroshye. Ngira ngo hari igihe ubona duposte kandi akavuga ati ariko iyi ngiyi ni polisi yabipostinze, ariko birumvikana ko hari igice cy'abanyarwanda tuba tugira ngo twumve. Wakwandika ikindi bakavuga ati ariko nk'aba ibintu mwanditse kuki mubishyize
mu cyongereza, ariko nyine biterwa n'uko hari n'indi audience tuba dushaka kwitwumva. Rero ni akazi katoroshye, kuko igihe cyose kugira ngo mwitumanaho utange ubutumwa butambuke buri muntu wese anyurwa ashime, ni akazi gakomeye katanarangira. Intege mu buzima bwanyu, haba mu kazi cyangwa se mu mateka yabanje, aho mwatsindaga mukavuga ati ngiye se natsinze urubanza? Ntabwo nigeze ncika intege, ngiki kintu ntigeze ngira, kuko ndi umuntu wizera ko kandi wemera ko ikinaniye uyu munsi ejo kizakunda. Hari ibintu bisaba ubuhanga, ariko hari ibintu byinshi iyo witonze ukabyiga ukagisha inama, ariko ukanemera ko hari n'icyo utazi, kuko ntibazakubeshye, nta muntu wigira wenyine, ugomba gukorana n'abandi. Aho utazi ugomba kuba ubuzi kubaza. Rero ndi umuntu ugiyewe niyo kinaniye ntatinya kukubwira nti singishoboye, wamfasha, ku buryo nanirwa no munsi ariko nkakibikira, wenda nkisanga ndiho ndashyira mu bikorwa wa mugani ikinyarwanda ngo uzangaye gutinda ntuzangaye guhera. Ntabwo njya ncika intege, nizera ko ikinaniranye uyu munsi ejo gikunda. Kuba umuvugizi hari icyo byongereye ku nshingano mwari musanganywe no kwiyumva, wenda uburyo mwiyumva muri rya deni twahereyeho, mwavuze muti ninjira muri polisi numvaga mfitiye ideni igihugu cyanjye, kugera kuri izi nshingano hari icyo byagabanyije kuri rya deni? Rero ahubwo uko umuntu abijyamo niko ideni ryiyongera. Ni nka rya deni ry'amadeni mpuzamahanga, iko rikura. Uzi impamvu? Igihugu kirakura. Uko bashyiraho intego y'igihugu bati turi murashaka muri viziyo 2050 cyo dushaka kugeraho, nanjye aho ndimo. Ntuvuga kuvuga ko hari ikindi numva ngomba kugeraho. Rero ni ukuvuga ko ideni n'inyota yo kugira ibyo ugeraho, hari ibyo ugeraho ariko biranga, uko ukumva hari ibindi ugomba gukomeza gukora. Rero ntabwo navuga ngo hari icyo nageraho, gusa iyi muri uyu mwanya ndimo wenda ni ikindi gice cyaho ngomba gutanga umusanzu wanjye muri urwo rugendo rwo gucunga umutekano w'abantu n'ibyabo. Ubwo ndavuga ndi muri polisi, ariko ni inshingano navuga ko zigushyiraho icyo nakwita nka igitutu. Bitandukanye n'inshingano nakoraga mbere ntaraba umuvugizi, kuko ibyo nakoraga igitutu nabaga mfite ni icya shefu wanjye n'akazi yampaye n'ibyo ngomba kumuhereza, cyangwa n'abandi nkorana nabo. Ariko ubu ngubu uretse kuba hari ibyo abanyobora bansaba, kuba hari ibyo abo dukorana bansaba, hari n'ibyo public nsaba bitarinze kunyura ku muyobozi wanjye. Ibyo rero binyongeraho izindi nshingano, gukora cyane, gukurikira cyane. Birumvikana ko buri umwe wese wanditse kuri X, kuri Instagram, kuri TikTok, uhamagaye kuri telefone, unyandikiye muri DM, wanditse kuri WhatsApp, aba akeneye igisubizo. Kiratinda ariko uramushakira igisubizo. Imbogamizi ziba muri uno mwuga muzibona gute, mubasha guhangana nazo mute? Imbogamizi zihari ni uko icyambere cyo turi mu isi yihuta, cyane cyane isi y'itumanaho. Navuga ko mu gisata cy'itumanaho, tekinoloji y'itumanaho iriruka cyane, irihuta, amakuru arihuta. Imbogamizi zihari ni uko inkuru udakozeho aka kanya, mu mwanya muto uraba wirukankana n'ikindi bya bindi wabyibagiwe. Ni imbogamizi ikomeye rero. Sinzi niba nabyita imbogamizi, sinzi niba nabyita amahirwe, ariko ni ukuvuga ko icyo udakoze aka kanya ejo haraba hari ikindi gikomeye gituma cya kindi cy'ejo utaraye utunganyije kibikirarana, kandi utangire ugira indi pressure y'abandi banavuga ati ariko hari ikintu mutankemuriye. Rero uti mbikemura gute? Icyo mbikemura ni uburyo dupanga amakipe yacu. Ubwo ngubwo mu ishami nyobora mfitemo ishami rishinzwe multimedia, rikora turiya tuntu mubona dutambuka ku mbuga nkoranyambaga. Mfitemo ushinzwe social media. Muri social media harimo abareba ibibazwa byose, ibyo tubazwa twibwe nka polisi, cyangwa ifite aho bihure n'umutekano. Ariko nanone hakaba n'ikipe ishinzwe kumfasha kubaza muri serivisi zitandukanye, kuko giye ibyo mbazwa yenda iyo bambaza bagira ngo gemba nicaye aho ngaho, harumbaza ibintu azi ko aho mfite igisubizo, kandi ngomba yenda kukibaza umuntu ushinzwe kuyobora urwego rwa marine ruri Rutsiro.
aho mbabwira Rutsiro hari icyicaro gikuru cya marine ya polisi, ugasanga umuntu aranyandikiye ambaza kandi ibyo ambaza arashaka igisubizo ako kanya, kandi igende imubwire mu mwanya mbanze nyarukire Rutsiro menye ibyabaye, menye uko bimeze, mbone gusubiza. Cyangwa arambaza ikintu cyabereye Rwempasha Burasirazuba ndi muri Kigali. Rero abenshi iyo batubaza usanga atabazi aho mperereye, abaza azi ko abazi umuntu nyine uri aho ikibazo cye kiri. Rero rimwe na rimwe tukisanga ko iyo utateguye ikipe igufasha ngo ibakubarize hakiri kare ati igisubizo bampaye ni iki, nakumva kitumvikana nanjye nkibariza ibintu mumbwiye ko atari byo, noneho bigadufata umwanya tugatangira gutegura uburyo natwe dusubiza. Hari n'ibyo nshobora gusubiza ku giti cyanjye, ariko n'ibyo ngomba kugisha inama abayobozi, nkavuga nti hano hari ikibazo gikeneye intervention itari ku rwego rwanjye, irandenze, igomba kujya ku buyobozi bwo hejuru. Igice cyacu cya mbere cyo kumenya akazi n'imiterere yanyu y'akazi kanyu, reka tugisoreze ku kigushimisha cyane muri aka kazi k'ubuvugizi. Ikimishimisha cyane muri akazi k'ubuvugizi navuga ko nimba navuga ko binshimisha, ariko biranashimisha yenda niko navuga, kampaye visibility. Ni akazi kampaye visibility, ni akazi gatuma nibura niba ari ukuri bavuga ko ibyo nkora bikora neza. Mbese ni akazi gatuma public nibura bamwe mu bagize abo dukorera bakubwira ati ukora akazi keza. Ibyo rero bituma ugira buriya uzi ko polisi ishimirwa binyuze muri jyewe nkagira ngo ni ibyanjye, kandi mu by'ukuri ariko polisi yose. Rero iyo bawushima bavuga ati mukora akazi keza, mwarakoze, naguha nk'urugero nk'igihe cya UCI bakaguhamagara ati mwakoze akazi keza, mwituma hano mwakoze akazi keza, mu muhanda mwakoze akazi keza, birashimisha. Iyo wumvise wakoze ikintu umuntu akagushimira biraryoha kurusha kuguha sheke y'amafaranga, kuko biguhora ku mutima. Rero ngira ngo icyo kintu cyo kuba abantu bafite access yo gushima ibyo tuba twakoze biranezeza cyane, bitandukanye naho nahoze wenda mutari muzi naho narindi. Niyo mpamvu abantu bambaza atari ku bundi uyaturutse he, waje uturuka, kuko ibyo nakoraga ntibyanshyiraga ku karubanda nk'uko ibyo nkora uyu munsi. Yenda ibyo byarangiraga imbere, kuko dufite n'abandi benshi bagenzi banjye bakora akazi kenshi ka polisi batagaragara, bahari benshi. Ariko uyu munsi kuba mpari nshobora kuba nshimirwa mu mazina yabo, ngiye nkabifata, ariko wenda simbashyikiriza iryo shimwe, ariko nuko iyo mbonye iriya shimwe nanjye binezeza. Ariko nyine nkaritambutsa ngashyitsa abayobozi nkavuga nti ariko hari abantu bashima ibyo dukora kimwe, ariko nanone hari abaduha amakuru aho tugomba gukosora nabyo kandi tukabikosora. Yego, icyo gice cyari kiryoshye, ni iki kirabimbwira? Reka twinjira mu gice cyo kuba icyitegererezo. Hari abajene badukurikiye n'uyu munsi abo turi kumwe hano bari mu nzira yo kwishakisha. Iyo nzira ugeze kutubwira uti nanjye nayibayemo mu gihe navugaga nziga siyansi ariko sinzi icyo nzaba cyo. Umuntu uri mu bihe bikomeye nk'ibyo byo kwishakisha no mu gihe cyo gufata umwanzuro, uri kugerageza inzira zitandukanye kugira ngo atere imbere, nicyo wamubwira? Yego, icya mbere ni ukudacika intege. Kampere kuri principe zimwe na zimwe, hanyuma ni principe zanjye zigiye mbona zimfasha. Muze kumbaza ngo zanditse mu kihe gitabo, uraza abantu biga muri academic ushobora kubaza ati ibyo wabisomye. Ariko ushatse no kuzisoma ushobora kuba ari naho byanditse. Hari igihe umuntu avuga ibintu ukagira ngo bikuyemo, yenda ukaba ubikuye mu byo wagiye usoma hura nabyo. Ariko icya mbere ni ukudacika intege. Kudacika intege, nta buzima bworoshye bubaho, nta nzira y'ubusamo ibaho, ibintu byose. Yewe nta na hamwe umuntu yari yajya ngo akore numva adataka. Icyo nshaka kuvuga no mu ishuri rero biravuna. Rero ni ukudacika intege ugahozaho, ariko tukirinda cya kindi cy'abanyarwanda cyo kwirarira ngo ibintu urabizi kandi utabizi. Muzajye mubaza, kuko burya nta wigira uwo mwicaranye ashobora kuba azi ibintu wowe utazi, cyangwa hari uburyo yakoresheje wowe nawe bwagufasha. Icyo ni kimwe. Cya kabiri muri iyi nzira ni uguhitamo neza, ni uguhitamo ibintu bishoboka. Buriya icyo uko uyu munsi uko bitandukanye, kera twebe twiga wumvaga ugomba kuba doctor, ugomba kuba engineer, ugomba kuba accountant, hari ibintu abantu bari bazi bifuzaga kuba byo. Uyu munsi ntibigishoboka, abantu bose barari ni benshi. Ariko uzi ko ushobora kuba uzi kuririmba bikagutunga, ukabikora neza.
uzi gushushanya bikagutunga ukabikora neza, ufite ubushake bwo guhinga buryo bwa kijyambere mu kantu kangana n'iki cyumba ukabikora neza, uzi gusuka ukabikora neza, uzi gukora indabyo ukabikora neza. Impamvu mbabwira uyu munsi, nigeze kumva ikiganiro cy'umugabo umwe, ni umunyamerika w'umuraperi wigeze kugirana ubucuti na Trump, ninde w'umwirabura ndamwibagiwe, ni umukire w'umuherwe. Mu gihugu cya Amerika abanyeshuri biga muri university nk'abandi bose bafata inguzanyo. Yarangije kwiga atangira gukora yishyura inguzanyo y'amafaranga bamushyuye kuri university. Yari kuri iyo sije akavuga ati ariko ni gute giyewe njya gufata inguzanyo y'amamiliyoni y'amadolari kugira ngo ninge ikintu mara imyaka 4 niga, nshobora kujya hariya mu mwaka umwe nkiga umuziki nkaza nkakora amafaranga yakwishyura abana benshi. Ntabwo mbaca intege ngo nti mujye kwiga ku rwego rwa university, ariko nanone birashoboka ko wakwiga ikintu kimeze nk'umwuga ukakibamo, ahubwo ukaziga uburyo wakibyaza umusaruro, ukazajya kwiga uburyo wagikoresha kugira ngo kikubyare umusaruro. Jewe uyu munsi umbajije sinci intege bajya kuri university, ariko njya ndeba abantu uburyo uyu munsi wiga, mumbaure mbivuge umuntu ariga gusa, ariko hano hanze isoko riri. Ariko nyamara dukeneye abantu badukora amateleviziyo, nyamara dukeneye abantu badukora amashanyarazi mu ngo zacu, nyamara dukeneye abantu beza babyize badukorera imodoka, nyamara dukeneye abantu badukanikira zino modoka za hybrid zo ziza dufite abantu bazikora. Ariko umuntu ntashaka kubanza kuba degree holder. Uzikivamo urayiga usohoke hano utabanje kubireba neza, nuza hano ubura akazi uraba frustrated. None n'akazi gato nukabona utangiye kugira complex yo gugakora, kuko yenda uwo mwiganye we yagize amahirwe yo kubona kandi kazi se barambona gute. So nukuvuga ko iyo utangiye guhitamo ugomba guhitamo unaniteguye inzira yawe uzacamo n'uburyo uzayinyuramo, cyane cyane muri iki gihe gitandukanye natwe igihe twarangizaga imirimo ihari. Ubu ntabwo bicyoroshye. Bivuze iki rero? Amahitamo meza ni uyu munsi, kandi ni amahitamo ajyanye n'ubushobozi bwawe. Tugomba kuba realistic mu byo duhitamo, ntuhitemo kubera ikigare cy'umuntu. Cya gatatu nakongeraho ngaho rero, nkuko nabibabwiye, igihe cyose ibi byo birananditse muzabisoma, hitamo inshuti nziza, hitamo inshuti gucarenjinga mu bwenge. Ntuhitemo wa wundi, iyo mvuze ko gucarenjinga si ugutuka, ni wa wundi wumva ko hari icyo umwigiraho. Ariko nuhitamo ba bandi mu by'ukuri uhora mu maganya, utaka, uniha, ni uko nyine bizagenda, nawe uzagenda muri izo nzira. Ariko ni wahitamo wa wundi uhora ushakisha, ntacike intege, uzajya muri uwo mujyi wo kugira iyo mitekerezo yo gushakisha, kandi mu by'ukuri igihe kizagera ubigereho. Icyo nasorezaho cyenda aho ngaho ntabatendije, tugomba kuba abanyamwuga. Reka mbahe buno buhamya. Hari saro imwe igeze kuba mu mujyi, yari umunyakenya, umwana w'umusore wogosha mu mutwe. Najyagayo ndamubaza, yitwaga Eric, namaze Eric, kuki n'abandi benshi b'abanyakenya b'inshuti zanjye bari muri uyu mujyi, kuki muza mu Rwanda, ni iki muhabona? Icyo yanshubije, hari n'undi wakinshubije umunyakenya, yambwiye ati opportunity iri mu Rwanda si uko hari abakiriya benshi, si uko hari amafaranga menshi, ati opportunity yo mu Rwanda iyo uri umukozi urunguka, ko mu Rwanda ntimuzi gutanga serivisi na care. Ati none se ubu ngubu waje ahangaha muri saro y'umunyakenya nta z'abanyarwanda zihari? And that was true. No kuvuga ko hari ikibazo dufite twebwe, iyo maze kwicara mu mwanya w'ubuvugizi ndabyimba, nkagagara, nkakomera, sindeba umuntu, kandi nyamara uyu mwanya kuwukoramo neza nkawubamo nibyo bimpesha amahirwe yo kuwurambamo. Nimba uri umucuruzi, ikiguhesha amahirwe yo kuramba mu bucuruzi no kunguka nuko umukiriya umubonamo nk'umuntu ugomba kubaho igihe cyose. Ariko twebwe ushobora guhura n'umuntu, umucuruzi arashaka amafaranga, ukamusuhuza, timwaramutse ngo tinagusuhuza, okay, tubafashe iki? Nta kwitayeho, kandi umuntu arashaka amafaranga ashaka. Akeneye kuzishyura ubukode bw'inzu, akeneye kuzishyura umusoro, akeneye kuzishyura abakozi, nawe akeneye kuzitunga, kandi igihe uzanye amafaranga ntashaka gutuma ngenda nkagaruka, cyangwa nadukeneye sigaye nkatumusigira nkasiga nguze.
ngira ngo rero mu byo mukora byose abantu bazakora byose ikintu cyitwa ubunyamwuga professionalism no kwita kukugannye nk'umukiriya wawe icyo kintu cyo nyine cyo kizatuma dukora itandukanyiro y'ibyo twakoraga twebwe niba hubu naho ubundi uyu munsi abanyamahanga tuzabatera amabuye ngo baraho baradukirana kubera iki hazi nyine kudufata neza tukabasanga aho twebwe nidukomera na duke tubonye muto genda uribumbaze mu kanya tukajya kutubyinira ubuzima hari igihe biba ngombwa ko warebera ku bandi kugira role model cyangwa kuvuga uti hari ihame runaka nashyize mu buzima bwanjye hari ihame cyangwa se umuntu warebeyeho byagufashije kugira ngo uyu munsi ube uri muri izi nshingano kandi nabwo uzikora neza ni ya desire yo gukora igihugu yo kuvuga ngo niyo nagendeho cyane naba nkuye kivuga ngo muri aka kazi mfite role model nibyo nakubwiye ibyo ntakuranye ngo mbizamukane biragoye kuba byazamo maze gukora ndi mu myaka 27 ariko nanone ihame reka yenda ihame ryo rirahari iri hame rikomeye ni discipline nivuga discipline ikinyabupfura hari ukuntu abantu bavuga ikinyabupfura kayene kwa kundi umuntu wiyorobeka ugaceceka oya discipline ni discipline yo kubaha akazi kubaha igihe kubaha gahunda kandi buri umwe wese ukamuha agaciro gakwiriye kubera ko discipline impamvu igomba kubaho ubuzima ntibworoshye nimba ari ukubwirirwa ushobora kwihangana ukabwirirwa nimba ari ukubura ushobora kwihangana ukaburara nimba ari ukwambara jeans imwe ushobora kwihangana ukajya uyihanagura ku mugoroba mu gitondo igasohoka isa neza wayihanaguye ukagera igihe kizagerwa n'iya kabiri rero principe ikomeye mu buzima icya mbere ni discipline icya kabiri ni ukugira icyerekezo ntuteshuke ngo uhemuke kuko iyo uri inyangamugayo ukagira discipline ubwo nongeye n'ikinyangamugayo abantu ntibabikubwira ariko barakuvuga bazaravuga bati Moses ni inyangamugayo undi akaza ati Moses ni inyangamugayo igihe kiragera umuntu akavuga ati ariko nkene umunyamakuru mwiza wanyobora ikiganiro kuri televiziyo ntangije amagara Moses wamubaza uti ninde wakumbwa ati simuzi mukubwiye ibyo bintu byagiye bimbaho inshuro nyinshi mwese hangeze biti ati weho bakutira kumanze ko ubishoboye ibyo rero ikintu gikomeye igishoro gikomeye hejuru y'ubumenyi ufite principe ya mbere discipline bunyangamugayo ibyo bintu nubigenderaho bitinde bitebuke hari ibintu bya bizahica uyu munsi urubyiruko ahanini dusanga bishoye mu ngeso mbi ubusinzi ubujura kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi bitandukanye mubona ari izihe mpamvu zitera icyo kintu igihe nigeze kubwira umwana wanjye mfite umwana mukuru w'imyaka 19 mubwira nyine uko twabayeho arambwira ati tubwira ibintu bya kera nyine naramuborinze nizere ko n'abantu baboringa rero buriya twebwe igihe cyacu bitandukanye n'igihe cy'ubu sinifuza ko ibihe bya cyagiye biza none oya munyumve neza kirya gihe cyacu jewe umuturanyi yarampanaga kandi umubyeyi akabishima umuntu horaga n'umuntu mu nzira akakubona ati we uri mu biki akagucisha akanyafu ugataha neza none ugatinya no kubivuga kuko kugira ngo ubivuge mu rugo ati bankubise ndi nkubagana barakongera izindi ugasanga twari dufite amahirwe y'ubwo burere bw'uko mbese yamvugo ko buri mwana umufate nk'uwawe yariyo pe rero ntabwo najyaga hanze ngo nikoreshe ibyo nshaka ngo nuko ndi kure yo mu rugo ngo bingwe amahoro oya wapi ibyari gukunda bitandukanye rero nanone icyo ni kimwe cya kabiri amakuru na access ku bintu byinshi by'isi twebwe yari ntayo ibyo waruzi ni ibyaraho mu cyaro ni ibyo mu rugo ni ibyo ku ishuri nta kindi ariko uyu munsi urubyiruko rwa none rero rufite internet rufite social media rufite buri kimwe cyose jewe byansabaga gusaba uruhushya kuva mu rugo kujya gusura inshuti zanjye aho zituye uyu munsi umwana wanjye ntibiba ngombwa ko nsaba uruhushya kumusura ko musura kuri telefone mu cyumba cye ibyo baganira ibyo bakina simbizi ni ukuvuga iki rero na lifestyle cyangwa ubuzima n'imyitwarire n'imigendekereze n'ibintu by'isi zo hanze uyu munsi abana bacu n'ubyuko urabibona bicaye ahangaha badasohotse bivuze ko hari ibindi bintu bibinfluencinga twebwe tudafiteho control so inama rero nabagira nuko
icyambere kugira ngo wumve neza bino bintu ukabanza ugatekereza ku ngaruka zabyo. Ubusinzi, ibiyobyabwenge ni ibiyobyabwenge nyine. Turi mu isi aho ugomba gukoresha ubwenge nyine. Nutangira gufata ibintu biyobya ubwenge, za principe nakubwiraga, ntuzaba inyangamugayo, ntuzagira discipline, nta nuzakwizera. Nutakaza icyizere wakabaye akubonamo cyangwa bakagufasha, bivuze ko ni nko guca ishami ry'igiti wicariyeho. Urubyiruko rwa none hamwe n'ayo makuru menshi n'ibyo babona uyu munsi, bakwiriye kwitonda bagakurikiza ibyo tubabwira, ari mu nzego z'umutekano, ari ababyeyi, ari itangazamakuru, ari abajyanama, ko uyu munsi ibyo babona uyu munsi ntabwo byose bitambuka ko ari byiza, ntabwo ari nabyo. Burya ni na fake life. Ni fake life iri hariya, umuntu aragenda akifotoza akajya ahantu, noneho hajeho na AI. Ushobora kuba nicara kandi ikiganiro umuntu akazana nkivugira muri New York, ukavuga ati yo siko umuvugizi yaravuga ikiganiro muri New York uyu munsi, kumbe wapi. Ni ukuvuga ko icyo natangaho inama uyu munsi nk'urubyiruko, mufite amahirwe menshi kugira amakuru menshi ntibibe ikibazo, ahubwo mubashe kugira ubushobozi bwo gutoranya mwakwiriye ajyanye n'inzozi zanyu mwifuza, noneho mwirinde bya bindi byababuza kugera ku nzozi zanyu. Yego. Muri uko kurwanya ibyaha hari uruhare rw'urubyiruko. Ni iki mwababwira cyane cyane muri uku gusoza umwaka, muri izi mpera z'umwaka, bagire ruhare ki, bitware bati? Icyambere burya kugira ngo urwanye icyaha ugomba kurwanya nawe kwiheraho, ukavuga uti mbere yuko mbwira umuntu ngo ni kibi, ngomba kuba nanjye ntagikora. Rero ni ukuvuga ko intambwe ya mbere ni ukuba nawe uri umuntu, uri role model. Icyo wanze wakibwira umuntu icyo ukoze si cyo. Ariko uruhare rwabo mbere na mbere ruragaruka ku byo nababwiye, ni uko muri iyi minsi mikuru birumvikana ni igihe twese tuba twifuza kubana n'imiryango yacu, abana bacu, abandimwe bacu, abo tudaherukanye tugahura tugasangira. Ni igihe mu by'ukuri kuva na kera abantu babikaga udufaranga kugira ngo nibura icyo gihe ushoboye kugura akenda keza kagure, ushoboye kugura ibyo kurya bataryaga bigure, ushoboye kugura icyo kunywa, mbese imiryango ikishima. Nta kinezeza nko kubana n'umuryango iminsi mikuru mukayisoza neza. Rero nk'urubyiruko niba dutera inkunga, batera inkunga imiryango yabo n'ababyeyi babo, bababanira neza muri iyi minsi mikuru, nicyo kizabanezeza cyane kurusha ikindi icyo ari cyo cyose. Nunasohoka ntabwo ari bibi gusohoka. Nimwumva mvuga gutyo mutagira ngo ndavuga ngo ntimuzasohoke. Bwira umubyeyi uti musifite gahunda n'inshuti, ndasohotse ndagiye, ariko ntibirenza saa 2 z'ijoro ndaba natashye. Ariko ibyo kuza usimbuka igipangu, usota igipangu, wapi, ntabwo ari byiza, birababaza. Bibabaza ababyeyi. Ku muntu ugeje imyaka yo kuba yafata ikinyobwa kirimo gisembuye, gifate ku rugero, kuko n'ejo n'undi munsi hazari izindi za Noheli, kugira ngo nutaha mu rugo nyine utahe nawe umeze neza. Kuko iyo umaze gufata ibyo bisindisha, nibwo nyine umuntu atangira gukora n'ibidakoreka, nibwo bimukuraho za soni, nibwo bimukuraho kwa kwirinda yari afite, ku buryo hari igihe akora ibintu ntabone ko banamubona kubera ko ubwenge bwe ntibugikora. Rero ni ibiyobyabwenge nyine. Rero ndagira ngo muri iyi minsi mikuru, icyambere mwihereho, icya kabiri mugire uruhare rwo kubwira n'abandi, icya gatatu nukora effort zo kunezeza umubyeyi wawe, buryo uzaba natwe turinze byinshi. Kuko burya ntabwo mvuga ko wantinya kurusha uko watinya umubyeyi wawe, ntabwo mvuga ko watinya kumukira kuko watinya kuremukira umubyeyi wawe, ariko n'undi wese ukuba hafi. Ariko igikomeye cyane, murinde inzozi zanyu. Inzozi zanyu muzazigeraho kuko muri soba, kuko muri bazima, kuko mutekereza neza. Naho nuzizimiza mu minsi iri imbere, mu kwezi kumwe ahangaha kubera Noheli ukagenda utangira ucumbagira cyangwa ufite uruguma, ubwo za nzozi uragenda nyine urazikerereza cyangwa ntuzazigeraho. Rero kurwanya ibyaha cyambere no kwirinda ubusinzi, kwirinda ibiyobyabwenge, kwirinda kwiyandarika, ngira ngo yenda turaza kubigeraho, no gukoresha neza imbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga zirimo ibintu byinshi byiza, ariko maze iminsi mubibona zisigaye zikoreshwa mu buryo uyu munsi hari uzikoresha ngira ngo akibaza no gusohoka mu rugo nimba bizamukundira. Yego. Mukanya kadutanga umwanya ku urubyiruko baze kuganira namwe, baze kugira ibyo babaza, ariko wenda tukiri kuri ibi bihe bisoza umwaka, ntihakwiye gushyirwa imbaraga, ntihakwiye kwitonderwa cyane
n'urubyiruko kugira ngo rutaza kugwa muri ibyo byaha. Wenda muze no gukomoza no kuri icyo mwari muvuze cy'imbuga nkoranyambaga ziri gutera imbere. Abari hano benshi bafite smartphone, bafite telefone, bari kuri izo mbuga, n'abadukurikiye nibyo. Uti ni hehe hakwiriye kwibandwa? Hakwiriye kwibandwa cyane cyane kuko reka turebere ku bintu byinshi bituma habaho kwiyandarika, habaho impanuka, habaho kurwana, habamo no kwishora mu zindi ngeso mbi. Reka mpere kubisindisha, nicyo kintu gikomeye cyane kuko hari ibyo tubona mu by'ukuri byinshi wakurikirana ugasanga byaturutse house parties, byaturutse aho yasohokeye akanywa, akabamwe ibindi bikorwa watamenye n'igihe byabereye kubera ko yari icyo gihe ubwenge nyine bwari bwagiye, bakanywa ibiyobyabwenge bikabakoresha amakosa, bakarwana bagakomeretsanya. Icya mbere gikomeye cyo kwirinda ni ibyo dukonsoma. Ikintu kimwe cyangiriza urubyiruko si imiterere yabo, icyangiza urubyiruko ni ibyo baba banyoye, rimwe na rimwe baniguriye. Faranga twawe wakoreye, wakoze ikiraka cyangwa umubyeyi yaguhaye, warangiza ukayakoresha kwisenya, nabyo uhita wibaza ukavuga utari ko harya ubundagana he. Rero ni ibibajyamo, ni izo nzoga zisindisha, ni ibyo biyobyabwenge bituma bafata imyanzuro idakwiriye. Icyo kintu bagikemura bakagishyira ku ruhande, ibindi ni ibisanzwe biba muri sosiyete natwe tubasha kujera nk'umwana. Yego. Rero naho ngo ku mbuga nkoranyambaga ho rero ho harakomeye cyane. Smartphone, hari ibyo mubona, hari n'ibyo mushyiraho. Ibyo ubona ubitereta uti, ubisimbuka uti, ibyo ushyizeho byubaka biti, ese ubisangiza ndi, we arabishyirahe? Mwibuke ko izi mbuga nkoranyambaga ikintu cyose kiguyeho icyo kiba kigiye, isi iragifite. Igihe kizagera nuba nkanjye nk'umuvugizi, nuvuga akantu ubone umuntu azanye akantu kandi aragira ngo twarabyibagiwe. Ako kantu kararyana, ubona ati kandi aragira ngo twarabyibagiwe. Kubera iki? Birahari, birabitse, biri muri seriveri ahantu. Abantu rero ari igihe uzaba umugabo, uzaba umugore, uzagira umwana, uzagira abantu, ubona umuntu akuzaniye ikintu wakoze uvuga uti baba we, iki kintu kivuye he? Kimwe kibe cyanakubangamira. Ejo bundi hari kesi yabayeho, n'ubu ngubu sinshaka kuyitindaho, iri mu nkiko. Umwe mu bahungu bari zavuga ati nari nabonye akazi keza hanze, ngiye guperforminga, ati none ibi ngibi atafande baragenda gute, ntibirarangiye, nta wakongera kwiyasosiya nawe kuko ibyo ukoze ntinange ubwanjye ko mvuga ndakuvugana nawe mu rwego rw'akazi, ariko nitwahura ngo gusuhuze magara sinshobora, bavuge tezeranya n'akanaka sinshobora, ndebe nkubekera iki, twahura mu rwego rw'akazi ndi bugufashe mu rwego rw'akazi, ariko mu rwego rwanjye ku giti cyanjye ngo duhure dusabane biragoye cyane. Kubera iki? Mu kizungu baravuga ngo tell me your friend, I tell you who you are. Ntabwo nakwiyasosiya n'umuntu uzi ko society mubona nk'ukundi, kuko nanjye baranshyira muri ako gatebo kandi sinshaka kujyamo. Twakira urubyiruko, ariko wenda reka nkimubaze kimvemo, nkimaranya akanya ngitekereza. Social media iratera pressure mu rubyiruko, ariko nkabona nkurikije ibyo nsoma uko wenda muri polisi cyangwa no mu ngabo mu ba promoted, mwebwe ni igihe kibigena bitandukanye na ya pressure yose waba ufite, uko waba wifuza gutera imbere kose cyangwa kugera ku bihambaye, urategereza ko n'itegeko ribigena n'imyaka ibigena. Ubona dukwiye gukwiramo irihe somo bijyana n'iyo pressure twebwe duterwa n'ibyo twabonye ugereranyije n'ibyo mwe muhura nabyo mu ngabo? Isomo ririmo muri ibi bintu, icyambere ugomba kumenya ko ibintu byinshi biri ku mbuga nkoranyambaga, sinzi umubare ngo sindakora research ngo menye umubare, ariko nakubwira ibirenze hejuru 50% ni fake. Harimo urubyiruko rwinshi rurajya muri depression, rukarwara ikibazo cya pressure kuko bashaka kubaho ubuzima butari ubwabo. Arashaka kubona ubuzima bwo ku mbuga nkoranyambaga, umuntu yambaye neza, aragendera mu modoka nziza, ariko biroroshye. Yewe uyu munsi kugenda nkafata imodoka nziza nkayikura mu Kagera kuko nzwi cyane, nkurikirwa n'abantu 500, nkayifotorezaho nyitwara. Icyambere promotinza Akagera, bashobora kuba bampaye n'amafaranga. Icya kabiri nshobora kuba kuko nabo babyungukiyemo, mvuze iyo
kagera nk'urugero, ariko umuturage urubibone ntabone ko hari icyo ndiho ngaragaza, azi ko ati ya arakize. Nundebera ukumva ushaka kuba nkanjye, mu by'ukuri waba nkanjye kandi icyo wambonyemo si cyo ndicyo, urajya kuri puresha y'ubusa uratsandara. Rero isomo dukuramo uyu munsi ni uko umenye ko ubuzima bwo kuri social media bwinshi buri fake, ntabwo ari bwo, ariko niyo bwanaba bwo, reka umuntu abeho mu bushobozi bwe, twemera abo turi bo, twemera icyo turi cyo, tubibeho mu buryo bwacu, tugabanye puresha yo gushaka kubaho nk'uko mbayeho. Uyu munsi igihe yongeye kwigisha abapolisi bagenzi banjye binjiye mu gipolisi bashya, ndavuga niba winjiye muri polisi ushaka ko nyuma y'umwaka ungana nanjye aho ngeze, ntabwo uzagerayo, ntibikunda. Hari ugomba gutegereza, hari ibyo ugomba kubaka. Icyambere ugomba kubaka credibility, ugomba kubaka iyo profile, kandi ntabwo biza gutyo gusa, hari ibyo ugomba kwihanganira. Rero no mu rubyiruko rwa none uyu munsi, ubwo ngubwo wari umuvuze ngo ngeranyije mu kazi kacu no mu buzima bwo hanze, icyambere twebwe si uko tudakurikira zino mbuga nkoranyambaga, turanazikurikira turanazibona, ariko mu by'ukuri twebwe ibyacu birubatse, igihe kigeze wa promoted. Ariko hari n'ikindi tugomba kwemera, dutangira turi benshi, uko tuzamuka burya urwego rwose rwubatse mu buryo bwa piramide. RB yubatse mu buryo bwa piramide, hejuru deje, hari bamwungirije, hari abandi gutyo, hasi bakaba benshi. Iyo utemeye iyo realite ko ubuzima ari piramide, ukumva ko uko muri 6 cyangwa 10 muzazamuka mwese mukajya hejuru, deje ni umwe, mwese nimushaka kubaza bazi deje muzamara. Sinzi niba icyo nshaka kuvuga. So ni ukuvuga ko twebwe uko byubatse birazwi nyine, hari aho bigera ukavuga uti no, iyi myanya, izi serivisi, izi department muri polisi, urugero ni 20, zizakwirwa n'abantu 20, ntabwo ari 20,000 bya polisi bose. Hari uburyo ibyo abantu bazagenda bajya muri iyo myanya. Ubuzima nuko bwubatse rero, naho nuvuga uti uyu munsi ndarangije, wagiye kurangiza degree ye muri architecture mu biki, ugahita ushaka kuba ku kanya umusitari muri ibyo bintu. Oya, kwiga ni kimwe, no ku mastering umuga ni ikindi. Ku mastering kubijyamo ugahera hasi ukareba, kuko kwiga ni za theories ni nyinshi. Buryo ugeze kuri tele uhura na reality itandukanye. Kugira ngo translate ngiya theory ijye mu bikorwa, hari urundi rugendo ugomba kugenda. Rimwe na rimwe ugahura n'abaguca intege ukabareka, rimwe na rimwe ugahura n'udaguha courage ukamureka, rimwe na rimwe yewe n'umuntu akaba atari buri mu biki ukamureka, ugakomeza n'inzozi zawe, igihe kiragera ukabigeraho. Rero ngira ngo imbuga nkoranyambaga ibintu byinshi biriho ni fake. Ni mwige gutandukanya ibibi n'ibyiza bihari, murebe ibiri byo n'ibitari byo, urebe ibyo ushobora kugeraho n'ibyo udashobora kugeraho, noneho uhitemo nawe ubona ibyo uzageraho. Ikindi uko nabwiye no kwihangana no kujya discipline gusa, naho ubundi byose birashoboka. Urakoze cyane. Reka twinjire mu gice cyo kwakira abavandimwe turi kumwe. Nihe hari microphone kugira ngo dukoreshe umwanya neza. Yego, okay, impande zose. Reka duhere hano niba ari tayari, cyangwa undi ushaka kubaza, ntabwo ari ngombwa ko yaba uyu. Yego, ushaka kubaza. Izina ryawe n'ikibazo kimwe. Yego, icara nta kibazo. Murakoze. Amazina ni Mutoni Lydia, GS Apred Indera. GS Apred Indera. Ikibazo cyanjye ni ibihe byiza byo kuba umupolisi nkatwe abana b'abakobwa twabwira ababyeyi bakabona ko umwana w'umukobwa kuba umupolisi ari byiza, birimo ibyiza byinshi, kuko ababyeyi baba bumva ko umukobwa ukomeye ari uwize kandi yize sciences. Murakoze. Ikiza cy'igipolisi rero, waba urize gutwara indege, waba arize science, waba ari umuganga, turabashaka cyane, ahubwo mugire vuba. Bivuze ko kuba warize sciences n'ayo masomo ntabwo bikubuza kuba umupolisi, kuko nibyo nize, kuko burya kwiga si ngombwa ngo biguhe ubumenyi bwo gukora icyo ngicyo gusa, ariko hari n'uburyo bigufungura mu bwenge n'ikindi cyose ukabasha kugikora. Ariko noneho polisi ni urwego ruho rukura, wisangamwo ko warize IT urabona akazi, warize medicine urabona akazi, warize veterinary urabona akazi, warize amategeko urabona akazi, warize gestion urabona akazi, warize science ya gipolisi urabona akazi, kuyo service nazo turazifite. Rero na ahantu mu by'ukuri dukeneye, n'urwego isi
tugezemo nanone ya gipolisi itandukanye n'imyaka 20 y'icyo gihe. Uyu munsi igipolisi gikeneye abantu bize, bazi iyi si uko igenda, bazi ibikenewe muri iyi si, bazi basoma n'icyerekezo cy'igihugu bakacyumva, ahubwo bakakishyira mu buryo umuturage abyumva. Kuko reka nguhe nk'urugero, uyu munsi dufite icyerekezo igihugu cyihaye, dufite umubare ba mukerarugendo wiyongera, dufite ishoramari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro buriho burazamuka, twabaye igicumbi cy'imikino n'inama mpuzamahanga. Ibyo byose bikeneye umutekano, ariko ni wa mutekano ucungwa n'umuntu usobanukiwe ibi ngibi mvuga. Ninsomo icyo cyerekezo cy'igihugu nyumve, numve n'inshingano zanjye naho ngomba guhagarara ku gutuma bino bintu byose bigenda neza. Rero ababyeyi rwose nibabyumva, icyo wiga cyose muri polisi ntuzabura akazi. Kandi Lydia urabakeneye cyane, gira vuze. Kurakoze cyane, katwakira uriya. Murakoze. Amazina nose Angelique, umunyeshuri uturuka muri Ines. Ngiye ikibazo mfite, urumva izo social media twebwe dushobora kuba tuzi ko ari fake life, ariko hanze aha hari umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu utarabyumva uvuga ati ngiye uko byagenda kose ngomba gutunga iPhone nkura mu content creator, ndetse akaba yanabigeraho mu buryo bubi. Urumva biba byaramaje kumugeramo, yarabyishyizemo. Mwebwe nk'inzego zishinzwe umutekano ndetse n'urubyiruko, urwo rubyiruko ruba rwaramaje kugenda gutyo, mubasha kurugarura gute ngo rwongere rube imbaraga z'igihugu kandi ruri ku murongo? Murakoze. Angelique urakoze. Icyambere giye sinaniyumvisha uburyo umuntu agura telefone ya miliyoni 2 aba mu cyumba yishyura 20,000. Ntabwo giye bizamo kwanza iyo mibare sinzi uko ihura. 17 ugasanga telefone afite none hari umuntu maze iminsi ucisha akantu kuri TikTok ureba abastara agaragaza tumwe mu dukaritsiye twacu twa hantu hamwe na hamwe barabatone ugasanga harata ahantu nkari ukwibuze se. Icyambere cyo urakoze ku kibazo ubajije, ubwo nagira ngo nanjye nkubwire santima zanjye, ibyumviro byanjye iyo bijyanye n'umuntu utunze telefone ya miliyoni 2 no kwishyura ubukode bw'ibihumbi 50 ku kwezi ari ikibazo. Miliyoni 2 n'amafaranga menshi mu Rwanda, ushobora kuyakoresha ibintu byinshi. Kandi burya uyamenye iyo uruhu yakoresha ibintu by'ingirakamaro niho ubyumva. Ariko icyo nshaka kukubwira uyu munsi, twebwe mu by'ukuri tugize amahirwe nk'aya tukicara ku gitangazamakuru nk'iki cy'igihugu, tubonaho no kubivuga no mu bundi buryo bwose turabivuga. Yewe na mugenzi wanjye Thierry Dr Bitera ajya bivuga buri munsi ku wundi. Imbuga nkoranyambaga ni nziza pe, reka mbabwire, kuko hari ziduha amakuru yihuse, zituma tugira n'itumanaho ryihuse. Inshuro navuganye na Moses kuri imbuga nkoranyambaga ntiwazimenya, na saa 6 z'ijoro nkamwandikira mu gitondo akansubiza. Kubera iki? Ni buryo butwora. Rero hari ibyiza byinshi byazo, gusa nanone abantu tushobora kuba twazikoresha mu byiza, kuko hari n'abazikoresha bagakora amafaranga, nabyo ni sawa. Ariko kubaka ikintu kiguhesha amafaranga ukabaho uzi ko uyu munsi njya mpakazi social media influencers bitewe na influence bafite mu kazi kacu ko kutwigishiriza abantu. Nk'uwo muntu uyikoresha muri ubwo buryo jewe nta kibazo nashima. Gusa ibitambukaho, hari ukuntu bubatse zino social media bashyizemo artificial intelligence. Jewe niba uyu munsi ndeba amagare, igihe azajya popingamo utugare. Niba ndeba umuziki, igihe azajya popingamo umuziki. So bivuze ko reba ibyo nashaka kuvugira aha ngaha bibi nibyo bizajya biza nyine. Murabyumva bya ukoza soni nyine rwo online nibyo bizajya ikuzanira. Ariko niba uyu munsi uvuga sinzi icyo wiga uyu munsi, ukavuga uti giye uyu munsi ndiga architectural design, ukajya ureba ibishushanyo bya architectural design bitandukanye byo mu bihugu bitandukanye, izagufidinga ibyo nibyo uzajya ubona kandi bizakugira akamaro, kuko uzajya uba ufite perspectives zitandukanye ugenya ukavuga uti nakora iki. Niba uvuga uti ariko ndananiwe ndashaka kugira ngo ndebe numva akazi kindebe, uhitemo keza nyine bizajya bikuzanira ibyo. Ndongera ngo icyo nababwira uyu munsi mbagira inama, imbuga nkoranyambaga zirahari kugira ngo zidufashe kubaka ubuzima bwacu n'imibereho yacu. Niduhitemo neza bya bindi bitwubaka kurusha guhitamo neza ibidusenya.
ndavuga ibyo tureba ariko duhitemo neza no kuzikoresha neza ibyubaka kurusha ibidusenya. Nk'urugero maze kubaha rwimaze iminsi bitambuka ku mbuga nkoranyambaga, wibaza icyo bibamariye ukabishobera, cyane cyane ko uyu munsi umuntu ashobora kuba anasohoka yambaye masike nta covid ihari. Kubera iki? ufite isoni n'ikimwaro. Isoni n'ikimwaro byakoze. Rero nibyo ibyo uvuga nibyo tuzahora twigisha, ariko namwe muzadufashe twigisha abana bacu, mugisha barumuna banyu, mubabwire. Naho ubundi nk'uko nabibasobanuriye, n'isi ntarimo, nta patron nzakoresha muri iPhone, nta patron nzakoresha muri Samsung, nta patron nzakoresha muri Android. Oya, hariya ntabwo ndimo. Urimo hariya ni umutima nama uhakoresha. Umutima nama uhakoresha rero ni amahitamo. Gusa iyo wahisemo nabi nyine birumvikana. Burya hari umuhanga ugeze kuvuga ngo we should live the consequences of our own choices. Tugomba kwemera rimwe na rimwe kwirengera ingaruka z'amahitamo yacu, nubwo mu by'ukuri tugomba kubirwanya. Amahitamo y'abana bacu, barumuna bacu, urubyiruko ruturi inyuma akazaba meza. Iki gihugu tuvuga uyu munsi ntituvuze viziyo 2050, gusa urumva muri viziyo 2050 nzaba nkiri mu kazi, zaba ari mwebwe. Ngaho rero mbwira uyu munsi nutangira gukubita rumogi aka kanya nantuze uzageraho se? Uzasaza mbere yanjye ahubwo uzancaho. azandepasa. Urakoze cyane, reka tugaruke hano kuri uru ruhande. Murakoze. Amazina banyita Mugisha Sam sina 6 yakajwi wangu. Yego, banyita Mugisha Sam sina 6 yes. Njye ndashaka kugaruka ku nshingano zawe nk'umubyeyi. Cyane cyane nkatwe nk'abanyeshuri hari igihe usanga nk'umubyeyi we aba ashaka kuguhitiramo ikintu wiga. Ibyo bintu urumva bikwiriye ko umubyeyi yaduhitiramo icyo twiga cyangwa twe twajya twikorera nk'amahitamo yacu? Reka mbabwize ukuri, ndabivuga nk'umubyeyi, sinshobora guhitiramo umwana wanjye icyo yiga, kubera ko icyo umuntu akunda akigiramo umuhate kandi ntacika intege, agira motivation yo kugikora. Gusa nk'umubyeyi simuhitiramo, mugira inama, mwereka opportunity zihari muri iyi si, ntireba isi aho igana. Nimba yiga science nkamwerekana uko tujya muri bya artificial intelligence, turajya muri ibi. Artificial intelligence irayobora medicine, artificial intelligence irayobora itumanaho, artificial intelligence irayobora engineering, mbese ukabimwereka. Nkamubwira nti dore wenda nimba ushaka gusoma wasoma bino bintu ukareba nkamwenteresa. Yarangiza akavuga ati oya, ngiye sinshaka kubijyamo, yenda ashaka kwiga psychology. Icyo gihe giye nk'umubyeyi mwereka opportunity zihari, nkamwereka ibyiza, kuko iyo umuntu yiga hari igihe nk'umubyeyi gemba ntekereza n'isoko ry'umurimo. Navuga se umwana ni yiga hanze nyuma y'imyaka 4 nasoza university akagenda akongera n'imyaka 2 ya masters, icyo gihe niki cyamuhitamo kimufasha kugira ngo abone akazi. Nkanjye wagize amahirwe ubu ngubu nkaba mbizi mbisobanukiwe, mufasha kureba imbere hatabasha kubona, mufasha kuvisualizing iyo si imbere yaho tugana, kuko mu myaka yanyu hari igihe mwebwe uba wiga ariko mu by'ukuri utabona uwo mahirwe. Namara kumuha ayo mahirwe yo kubyumva akagira wagahitamo. Ariko nanone nkagenda ubu ngubu mwagize amahirwe mwega mugira ba counselors ku ishuri, ndavuga nko yasinze muri university nimba bihaba, ariko nibura muri secondaire umuntu akakureba uko yiga performance yawe, akagira akakubwira ati razi iyo mbona ndabona uganaha, ndabona passion yawe iri muri ibi. Rimwe na rimwe rero nanjye yo mpuye n'uwo mukansera mwarimu akangira inama, nanjye nkabona ibyo ambwira ndabyumva, nshobora kujya muri uwo mujyi wo kugira inama, kuko nubwo umwana ahitamo, rimwe na rimwe hari igihe amahitamo y'umwana bari ikigare cyaba ari kumwe nabo. Amahitamo yawe rero nk'umwana agomba kuba ashingiye kuri capacity, ubushobozi ufite mu ishuri. Niba wumva mu by'ukuri isomo rya multimedia uryumva ukagira imana, ntuyobe ngo ujye mu bindi, fatiraho jya muri multimedia kuko aho niho hawe. Niba wumva uririmba ijwi koko rigasohoka, abantu bakubwira ati fatiraho ujye mu muziki ntujye mu bindi. Niba wumva koko ukina umupira fatiraho ujya mu by'umupira. Giye niyo nama nagira, yenda ababyeyi bamwe hangaha nimba bavuga ati umugabo ariho arababwira iki, ariko jewe ikintu tarufite uyu munsi, talent, impano ufite, ububasha ufite mu ishuri, niwo musingi w'icyo uzaba ejo.
yego urakoze cyane tuzigaranye ibibazo bibiri na buriya habe n'undi umwe hano siko bimeze yego murakoze cyane nitwa Nigena Flavien naturutse kuri Nesi Ruhengeri. Ikibazo cyanjye turabona muri iyi minsi abantu bakora ibyaha benshi bagiye kwihisha mu ikoranabuhanga bavuye ahasanzwe basigaye bari kuri interineti. Ese icyerekezo cya polisi mu kongera imbaraga mu kurwanya ibyaha bikorerwa kuri interineti cyaba kimeze gite? Urakoze Nigena, ni ikibazo cyiza. Nibyo koko nk'uko yenda kuba dukurikiye n'abari hano kuri interineti hakorerwa ibintu byinshi, ngira ngo mwese mushobora kwakira momo kubera interineti. Hari abakora amafaranga nkakora kuri konti nkashyira kuri telefone kubera interineti. Ushobora kwishyura ibintu mu Bushinwa nkabikurikirana nkabituraka bikagera ahangaha kuri interineti. Mbese byose hasigaye hari ibintu byinshi bibera kuri interineti. Rero bivuze iki? Bamwe mu bantu bajyamo kugira ngo bakorere mu ibyaha. Si nibyo gusa, harimo na biriya byaha byo kwa bullying, sinzi uko nabyita mu Kinyarwanda. Guserezanya burya birasanzwe mu Kinyarwanda. Aribyo gusereza umuntu mu buryo bwo guterana ubuse ni Ikinyarwanda bisanzwe. Ni ugusebanya. Ariko ni ukwakorera biriya byaha bya cyber crime nka biriya byo gusangizanya amafoto atari meza, noneho bamwe agakorera, kuko burya benshi babikora. Hari ibihugu byo hanze bari amafoto y'abana bayagucuruza, biya ni icyaha. Ibyo byose birahabera. Rero nka polisi icyambere ntabwo ari ikintu twakora twenyine. Dufite bagenzi bacu bo muri RIB, dufite bagenzi bacu bashinzwe cyber security authority bashyiraho ingamba zitandukanye. Icyambere no kwigisha, icya kabiri no gushyiramo intuze ikoranabuhanga zawo bazita ngo ni war crimes, sinzi ibyo bashyira muri interineti bikafilteringa ibintu bimwe na bimwe, firewalls. Harimo gushyiramo systeme zishobora kuguha notification hari ikintu kidasanzwe. Ariko muri ibyo byose birangira mu by'ukuri ari twebwe ugomba kugira amakenga. Niba uri bukore wishyura umuntu kuri momo, banza umenye niba koko izina mu mikwereka uri confirming nimba ari ryo. Ntukore wihuta ngo uhurize 1,100 ibyari kujya kwa Rutikanga bijye kwa Moses, kandi mu by'ukuri atari washaka ko bijyaho. Nugira amahirwe akaba umwana mwiza arabikugarurira, ariko nibwo akunda ko kanya rabiraha. Rero icyo nshaka kuvuga ni iki, n'urugero ntanze nuko natwe mbere yuko polisi, urwego rushinzwe cyber security, RIB n'izindi nzego zigira icyo zikora, natwe ubwacu nicyo mpora mubwira abantu, ugomba kugira amakenga y'ibintu byose bibera hariya. Uzi ko umuntu akwinvitinze ngo scholarship z'ubuntu 100% muri Ukraine, muri Poland, scholarship 100% umuntu akabikoherereza. Ahubwo se iyo bazimenye baranazivuga ahubwo abantu nyuzi kwiruka akabwira ngo hano, none yarangiza akubwira ngo kugira ngo dukomeze banza wishyura 100,000, hanyuma ukemera ukabimuha. Ntubaze utari kuzira hari koko, kuko giye kugenda nka create website ya fake, nkashyira amashusho y'abanyeshuri beza bariho biga manzuza ntuze, nkakoshyiraho list ya university, nkakubwira ni kandi waparenga gutya ukabona scholarship 100% hehe mu bihugu by'Uburayi, Canada, Australia n'ahandi. Ukajyamo ukuzuza, ukagenda nkusaba ibintu bigenda, nkubwira nti okay ibintu biragenda neza. Nkagera nkubwira nti rero ahangaha kugira ngo dukomeze ni dossier yawe atwishyura 100,000 byo ku processinga file yawe, ukabitanga ukazarindira, arangiza akagukupa. Ahubwo yarangiza akakubwira tongera ibindi, ongera n'ayandi. Iyo yamaze kukubona mu mutwe kongera, ntabwo ari byo. Ngira ngo bwose twitondere ibintu bimwe na bimwe biduha invitation. Ibi nkubwira ni nicyo ngicyo gikora uyu munsi iyo haje mu bintu bya human trafficking. Usanga bino bintu birimo ibikorwa nk'ibyo, iyo kugira ngo bicemo nuko umuntu abanza kubyihererana. Hari akageso abantu tugira, wabona nk'akantu nkako ngo kasikoraje ngo reka ncicike, on opportunity ngo reka nsimbwira undi, kandi yenda umubwiye akubwira ati bamanyamara barakwibye. Kimwe n'ibi bya human trafficking, ngo hari akazi umuntu aragushakira akazi muri Myanmar ukahemera. Kuki utajye muri Myanmar ukagugura ibibazo baro bacamo,
ukabanza ukamenya ese bafite iyi ekonomi, kuki bashaka umukozi uri muri Afurika. Ibi mbabwira, dufite abana bariho bakurwa muri Myanmar, abana bariho bava muri Bangladesh, abana bariho bava muri za Nepal. Ibihugu nkubwira ni ibihugu bimwe na bimwe biri n'inyuma y'igihugu cyacu, bakakubeshya ukurira ukagenda, wagerayo bagatangira gukoresha ibintu bindi. Icyo nshaka tugira amakenga, izi mbuga turi ziriho, ariko nk'uko nabibabwiye ntabwo amakuru yose ariho ari ukuri. Gira amakenga, baza umuntu, baza n'izindi nzego uti ni mu nkorere verification, na za ambasade zirahari, iki kigo kirahari, abantu barahari. Ariko iyo maze kubwira ngo wicecekere, ntidushaka abantu benshi, uzi ko abantu benshi bagahisha n'ababyeyi babo. Yego. Akazabibwira umubyeyi ati nagiye mama, nagiye. Ukajya kumva rubadutabaza, ese wagiye uti? So ni ibintu rero ngo nari ngiye kuri human trafficking, nari mvuze muri bibera muri internet, nari mboneho kugira byose mbivuge kugira ngo twumvikane ko kuba dufite amahirwe kuba turi mu ishuri, ntabwo ngira ngo mugomba kuba mu bambere badapfa kumira ibintu bunguri kuko babisanze kuri internet. Urakoze cyane. Reka dusoreze kuri uyu musore hanyuma tugaruke hano ufate bibiri bya nyuma. Yego. Murakoze. Giza wa polisi y'u Rwanda. Amazina yanjye ni Sam Fred, Senior 5 PCM. Ikibazo cyanjye ni inama wagira urubyiruko tugiye kwegereza mu gihe cy'iminsi mikuru tugomba kugenderaho, cyangwa amasaha tugomba kutarenza, cyangwa ibi ukaducira mu ncamake ibihano bigomba kudufatirwa twarenze amategeko tugena. Murakoze. Okay. Yego, mu by'ukuri mu gihe cy'iminsi mikuru hari ubwisanzure, babona hari impamvu tuba dufite abapolisi amasaha yose ni ukugira ngo n'urubyiruko rwisanzura rusohotse ntihabire ikibazo. Nivuga gutyo ntimugire ngo ndiho ndabuza, niba imyaka ibikwemerera gusohoka ntabwo ari ikibazo. Niba imyaka ibikwemerera mujya muyita ngo guhavinga fani, si ikibazo, wajya ugahavinga fani na bagenzi bawe. Ariko nk'urubyiruko icya mbere muzirikana imyaka. Hari imyaka mu by'ukuri tutemera ko urubyiruko rujya mu kabyiniro ari bonyine batari kumwe n'abakuru babo cyangwa ababyeyi babo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hari imyaka tutemera urubyiruko ko rujya mu kabari rwonyine atari kumwe n'umubyeyi we cyangwa n'undi muntu umurebera wemera ko ari bufate ibinyobwa bitamusindisha. Uburyo n'umuhaye ibisindisha ahanwa n'amategeko. Ikindi nababwira ngo ni amasaha yari yo gutaha, kuko abenshi mu rubyiruko muba mu rugo iwanyu, yewe amasaha umubyeyi mwemereje n'umubyeyi gutaha nta kibazo nyafiteho. Igihe cyose uri mu maboko meza, uri mu gurupe nziza, uri mu rugo ruzwi, aho uri hazwi, nta kibazo twebwe dufite. N'inshingano zacu nuko aho muri hose tugomba kubacungira umutekano. Gusa icyo tubabuza ni ibikorerwa aho muri. Anyumvise inshuti yanjye, ibikorerwamo aho ngaho nicyo kibazo, kuko akenshi tuza kubimenya uko habayemo ikibazo nyine. Yenda n'urusaku, kurwana, nakavuyo, batuma bahamagati mutabare hano muri iki gipangu, turumva ibihabera atari bizima. Bivuze iki rero? Inama natanga ntabwo mu by'ukuri navuga ngo turabahanisha iki, oya. Cyane cyane nk'urubyiruko benshi nkamwe kuri uru ruhande muracyahanwa n'ababyeyi. Sinzi mwembe nimba bakibakisha akanyafu, twebwe baradushishuraga kweri. Ahangaha bo hari urundi rwego bagezeho. Ashobora no kumubwira ati uyu munsi ngiye mfitanye na gahunda, kwanza ngiye mfite ibyo njya kwiga, akagenda ntanagaruka. Namubaza iki? Kwenda ndashaka ufite wa mugana rero gukora igitabo cye cyangwa hari paper ariho yandika. Ariko nanone ibyo ngibyo sibyo. Gusa icyo nshaka kuvuga, aba nabo bari mu kigero cy'imyaka ibemerera kuba wenda abana kwinjira muri ako kabari no muri ako kabyiniro, nta n'umuntu bajyanye nabo. Ikiba gikomeye ni ukwimenya, kuko ntabwo mvuga ngo ntuzinjiremo, ntuzakora ibi, oya. Ibyo ukoreramo nicyo kibazo. Niba bavuga ngo saa 8 z'ijoro akabari karafunga, bambere usohoke witahire. Nimba bavuga bati ntutware ikinyabiziga wanyoye bisindisha, fata akamoto, cyangwa nibona n'uwicara kuri moto uri buri birinduke, fata umusare agucyure cyangwa ashaka inshuti. Kandi mu by'ukuri turetse n'ibijyanye n'umutekano, inzoga zica impyiko, inzoga zica umwijima, inzoga zitera uburwayi bw'umutima, inzoga zitera ibyago byinshi by'ubuzima.
rero nta n'impamvu yo kwisukamo inzoga nyinshi mu by'ukuri uzi ko ziri bukwangiriza ubuzima. Navuga ko inama natanga rero ntabwo ntinda kubihana, oya, inama natanga ni mwumve icyo dusaba n'igiteganyijwe n'amategeko. Nimba bavuga bati ubari buzafungura mu minsi mikuru kugeza mu gitondo, nta kibazo dufite, twe tuzagucungira umutekano, tuzahangana nawe nidusanga waryamye muri rigori, icyo gihe tuzagutora nyine tware kwa muganga bakongeremo amazi, serumu, ugarura ubwenge. Niba wamucumbikira iminsi mike, rimwe na rimwe hari igihe udacumbikira umuntu nk'uwo, hari igihe yaba akeneye ubuvuzi akagufera bikaba ikibazo, ubwo umutwara kwa muganga. Ariko niba warwanye ukiyandarika, ubwo nyine turagutwara aho ahakwiriye. Ariko nkeka ko kuba mwica ahangaha uyu munsi munteze amatwi gutya, ntabwo mbarebamo ngo mbabonemo abantu mwakwitwara gutyo. Ntabwo wambaye umwenda mwiza w'umweru gutya n'ubu bururu, ufite furesheri itya, ngo ejo nzagusanga hano hepfo kweri uri muri rigori, nzababara cyane kabisa, byambabaza. Ariko nawe ngira ngo byakubabaza ubonye mugenzi wawe ariko byagenze, sibyo? Yes, ubuzima burahari. Reka mbabwire, tubyine ntaho tuzajya, utore ntaho tuzajya, yewe ni mwige, murangize, mubone amanota, mubone akazi, ubundi wicare ku ntebe ndende nawe uryoherwe n'umusaruro w'ibyo waruhiye. Yego, urakoze cyane. Reka dusoze. Hari icyo uvuze uti guhavinga fane, ubundi mwebwe mu buzima bwanyu bwa buri munsi, ko mwatubwiye umunsi ukuntu uba upanze, mwe mujya mugira umwanya wo kwidagadura no guhavinga iyo fane? Uwo tuvuga kurya show bisangira nabo turindira umutekano. Burya sinzi nimba ari umuco nyarwanda cyangwa ari umuco wa rusange, ahantu hose hari imyaka ugeramo imaze gukura. Nimba mfite umwana nawe ushaka kujya kurya show, ari igihe ujya gukubitanira nawe umureka akagenda. Mwana cyane ariko njya umureka akagenda. Ariko numva ntababeshye, uwo mwanya sintugire, mbonye akanya ashobora kujya mu kibuga kureba umupira, volley cyangwa foot. Ni iki mukunda? Volley niyo favorite? Oya, foot. Foot. Nkunda foot. Mufaniye he buriya? Ya hehe? Aho mu Rwanda no hanze hose? Si police FC. Ngize ngo ari umuntu uherutse kungati, hari igihe ushobora kuba uri mu rwego ariko ufaniye. Nabyo birahari, ariko numva nkiri muri iyi myambaro fana police FC. Hanze y'u Rwanda se basi? Fana Arsenal. Wow. Arsenal. Ariko najya hanze y'Ubwongereza burya iturwa n'igihugu urimo, nkunda Real Madrid. Ariko ubundi hari aho bigera ugakunda n'ikipe bitewe n'uburyo ikina cyangwa ukayemera. Yego. Si ugufana, ariko burya Barcelona yarahindutse, ariko burya Barcelona nubwo ntigeze nyifana ariko ndayemera. Azi gukina umukino mwiza. Nkuko nigeze kwemera Manchester United igihe cya Alex Ferguson. Ari ikipe yo twakinaga, yakinaga na Arsenal, nagiraga ubwoba bwinshi. Burya nubwo ntayifana ariko ukayemera. Okay. Nta muziki se mujye mwumva ubundi bwo? Umuziki ndayumva, ariko ntakubeshye. Umbajije uti niyigezweho naba nkubeshye. Ariko hari yo mukunda cyangwa se hari type y'indirimbo mbo? Yes, type y'indirimbo nkunda ni indirimbo mu by'ukuri zivuga ubuzima, sinzi uko nazisobanura. Ukunze hip hop kuko nizo zivuga ubuzima. Buranda nayikunda, ariko nyikunda yivangiye ukuntu. Hari ukuntu etari za zindi, ariko nayo amagambo giye burya ntinda ku magambo cyane mu ndirimbo. Iyo noneho yaba ifite n'injyana nziza bikarushaho. Icyo ndayikunda. Ntibivuze ko bano baririmba indirimbo zo gurukundo mbanga, oya, ndanabemera by the way, nishimira naho bageze. Ariko amahitamo yanjye nayo ngubwo. Umwumbwiye hip hop, ariko mu minsi yashize mwakomeje ku muhanzi umwe hano wo mu Rwanda wari nyote singiro numva ngo nkwe. Ego, uno Neri Ngabo. Yego. Uriya muhungu Neri Ngabo, iyo ndirimbo ngira ngo imaze nk'imyaka 3 isohotse cyangwa 4. Hari n'indi yaje bikurikirana yaririmbanye na Fireman, Muzadukumbura. Arayimba nkumva rwose ndayumva ikagera. Ariko nibyo koko, kuko hari ukuntu nyine bifite iyo wumvise iriya ndirimbo nk'iya ngo mukagira ngo nywe, bita bimera nk'ibirezimye. Cyo tuganiriya ati twabize ibyuya batureba, duti igitabo bakiryamye, iyi mihanda
iradukanda turi gushaka imikanda turi gushaka imikanda none baravuga ngo none baravuga ngo nkwe. Umuntu yararushye yiyushya akuya arahangayika, igihe kirageze ariho arasarura ararya ibye, ukamugirira ishyari. Girira ishyari ibyo yakoze nawe ubikore ugereyo, aho kumugira ishyari ry'ibyo ariho arya kuko arabiruhiye. Murakoze cyane. Password yawe ni iyihe? Ubwo tugeze mu magambo atatu asoza, password yawe ni iyihe? Harya ubwo password no kuvuga iki? Ibanga ryawe. Umuvuno wawe cyangwa ibanga ryawe? Cisha make. Cisha make. Uvuze u Rwanda mu bintu bitatu waruvuga gute? Mu magambo atatu. Amagambo atatu asobanura u Rwanda. U Rwanda kuri wowe. U Rwanda kuri iki? Ribaye rimwe hari ikibazo? Nta kibazo. Ni ingobyi. Ni ingobyi. Mwakoze cyane kubana natwe, yatuganirije neza, reka tumushimire kugira ngo n'ubutaha azagaruke. Mwakoze cyane afande ku mwanya mwaduhaye muri password yacu uyu munsi, mu nshingano nyinshi mufite, twizeye ko n'ubutaha muzagaruka mukaganiriza urubyiruko. Ndabashimiye cyane. Murakoze cyane, tubifuriza n'amahirwe masa mu kazi kari imbere ko n'ubundi karacyakomeje. Murakoze cyane kandi nanjye nize ubufatanye bwanyu. Yego. Ni naha tuganiye ku musozo w'ikiganiro cyacu password cy'uyu munsi, reka tubashimire mwese mwabanye natwe kuva dutangiye. Dushimire abanyeshuri bavuye i Musanze, Ines Ruhengeri mwakoze kuza. Dushimire kandi ishuri rya Apred Indera mwakoze kubana natwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Namwe mwadukurikiye turabashimiye, tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza.